ndimo numijwi rimbwira riti gira abakozi bese ku murimo gira abaseka be guhunikira yemwe baririmbyi namwe nimukomere amavi yanyu ntatendebuke ndimo numijwi rimbwira riti gira abakozi bese ku murimo gira abaseka be guhunikira reka dusenge hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Imana turagushimiye, izina ryawe ni ryiza. Tugushimiye ko muri iryo zina waduhaye mu ijambo ryawe nk'umutsima utunga ubugingo. Nicyo cyatumye uvuga amagambo akomeye uravuga ngo umuntu wumva amagambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Haleluya. Imvura iragwa n'imivu iratemba, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagira ikiba kuko yari ishinzwe ku rutare. Igihe tugezemo ni igihe kibi, abantu bamwe bubakira ku bwenge, abandi bakubakira ku buranga, abandi bakubakira ku miryango bavukamo, abandi bakubakira ku rwego bagezeho rw'amafaranga, abandi bakubakira ku cyene wabo, abandi bakubakira ku gihugu baturutsemo. Ariko wavuze ngo umuntu wubakiye ku ijambo ryawe azakomera, kuko niyo fondasiyo nziza itagitwarwa n'imiraba n'imiyaga n'isuri. Ibindi byose byikubiswaho n'ibyo bintu umubyeyi umugabo atandukana n'umugeni we cyangwa se umugore we, akanwa k'isi umuntu ushaka kagahindukira kakamubwira ngo wamushenzi we, kubera ko isuri yaje. Ariko umuntu wubakiye ku ijambo ryawe ntabwo azagira icyo atwarwa n'ibyo byose. Nkwingingiye kugira ngo ubane natwe, ijambo ryawe rigira imbaraga nyinshi, kandi ukuboko kwawe kwiza kudutwikire, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Dushimimana Jean Claude Yariyeri, abandi mwene sa muri Kristo Yesu, nkaba ndi mu rugendo rujya mu ijuru. Hanyuma rero nifuje ko twasangira ijambo ry'Imana rindi ku mutima muri uyu mwanya. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Ibyanditswe byera, Yesaya 43 umurongo wa 4, aravuze ngo kuko wambere inkoramutima kandi ukaba ukubahwa, nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma nanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangira ubugingo bwawe. Amen. Irabyongeye Amana, irabyongeye, irabyongeye, yongeye kuturengera, iyarengeye Aburahamu na Sara. Irabyongeye Amana, irabyongeye, irabyongeye Amana, irabyongeye, irabyongeye, yongeye kukurengera, iyarengeye Aburahamu na Sara. Irabyongeye Amana, irabyongeye. Torero ry'Imana, kandi bakozi b'Imana dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Tugeze mu gihe kibi kandi igihe gikomeye, ubwo abantu benshi imitima yabo idatuje kandi imitima yabo inaniwe bitewe n'impamvu nyinshi.
dufite intambara ikomeye cyane mu mwuka, duhanganye n'imbaraga duhishwe, ariko ndashimira Imana ko idushoboza kurwana. Muri Miyuwa 207 yaravuze ngo urwane intambara haleluya, urwane intambara nziza. Kristo ni imbaraga zawe, ufata ubugingo guhaye kugira ngo buguheshe ibyishimo. Imana iduhana umugisha cyane. Yesaya ahantu ijambo rikomeye arakubwiye ngo kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda. Imana ishimwe. Burya nubwo uri mu ntambara zikomeye ariko urukundwa n'Imana. Ndagira ngo nkwibutse ikintu kimwe gikomeye: kuba Imana igukunda ntibyakurinda kugeragezwa, ahubwo biguha intsinzi mu bigeragezo. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Kuba Imana igukunda ntibyakurinda kugeragezwa, ahubwo biguha imbaraga, bikoremera intsinzi mu bigeragezo urwana nabyo. Nkwibutse ikintu gikomeye: Dawidi yakunda Imana, yaramukunze irebye umutima we, irebye gukiranuka kwe, irebye ubwitange agira, irebye uburyo ahagarara mu ntambara. Imana igambirira icyiza ku bugingo n'ubuzima bwe. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Imana yatugambiriye ikirutaho kuba cyiza, kabone nubwo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ari byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose, kandi arinda amagufwa ye kugira ngo hatagira na rimwe rivunika. Imana ishimwe. Umva ukuntu Imana ibwiye Yesaya, iravuze ngo kuko wambereye inkoramutima. Yesaya we, genda umbwirire wa mumama, mumbwire ngo kuko wambereye inkoramutima. Umbwirire wa munyamasengesho w'umukobwa, mumbwire ngo kuko wambereye inkoramutima. Umbwirire wa muhanuzi mwiza, mumbwire ngo kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba kubaha, nanjye nkagukunda. Nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Umva ijambo ry'ihumure, biravuze ngo ntugipfuye. Imana yagutangiye igitambo. Imana yatanze ingabo zigomba gupfa ku bwawe kubera ko wabaye inkoramutima y'Imana. Iyo umuntu ari inkoramutima y'undi muntu, akora ibintu byinshi kugira ngo amurinde, akora ibintu byinshi kugira ngo amunezeze, akora ibintu byinshi kugira ngo amurwanire urugamba, amurwanire ishyaka. Imana yiteguye kukunezeza, Imana yiteguye kukurwanira ishyaka. Humura, nawe wabivamo. Humura, nawe watsinda. Humura, amaboko y'Imana ni magari ku buzima bwawe. Nubwo ubona abadayimoni baguteje urwangaro, nubwo ubona abadayimoni bakwibije ibyawe, nubwo ubona abadayimoni bagutandukanije n'abawe, nubwo ubona Satani yakwibasiye, ariko ndagira nkubwire ngo humura, hari imbaraga z'Imana zikomeye, hari ukuboko kw'Imana gukomeye kujya kubana n'abantu b'Imana. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe cyane. Umva ukuntu umuririmbyi wa 204 yaririmbye, yavuze ngo dore Yesu iramanitse. Aravuga ngo nguwo araje aho uri atyo. Aravuga ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe, ninde wabashobora? Kuko wabaye inkoramutima y'Imana. Haleluya. Kandi ukaba uwo kubahwa. Imana yarangiza ikagukunda, nayo izatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Izina ry'Imana nirihimbazwe cyane. Ndagira nkubwire ngo uhumure. Wari ufite ubwoba bw'urupfu, wari ufite ubwoba bw'amakuba, wabonaga hari bigusumiriye, ariko uhumure, Uwiteka Imana azatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe, kandi amahanga menshi Imana izayatangira ubugingo bwawe. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Ndagira nkubwire ngo ntabwo Imana yiteguye kuguhomba. Mama, ntabwo Imana yiteguye kuguhomba. Yo papa, ntabwo Imana yiteguye kuguhomba. Umva wa musore wakoreye Imana igihe kinini, nubwo Satani akwigirijeho nkana, ariko ntabwo Imana yiteguye kuguhomba. Bibiliya yavuze ngo kuko wigeze kubera Imana inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nayo yarangiza ikagukunda, izatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe, kandi n'amahanga menshi Imana izayatangira ubugingo bwawe. Imana ishimwe. Ntabwo ubugingo bwawe ari ikintu Satani yapfa gufata cyenyege, oya, ahubwo hari ukuboko kwiza kw'Imana kutagaragara kuri ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Ariko Imana iduhana umugisha cyane. Imana iduhana umugisha. Muririmbyi yigeze avuga amagambo akomeye, aravuga ngo kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda, nanjye nzaza uri tubane. Imana iguhana umugisha. Nagira nkwifurize kubana n'Imana,
kandi nkwifurize ko matana n'Imana nkubwire ngo humura, ntacyo Satani azagutwara, ntacyo abadayimoni bazagutwara, ntacyo umurozi azagutwara, ntacyo umupfumu utaza azagutwara. Mu izina rya Yesu wabaye inkoramutima y'Imana, biravuga ngo uzaguhagurukira wese azapfa kuzize, kubera kuri inkoramutima y'Imana. Nanjye inkoramutima zanjye ndazirwanira nkemera nkanazibabariza. Ntabwo rero Imana ari yananirwa kurwanira inkoramutima zayo, kubera ko abaye inkoramutima y'Imana. Hagarara hamwe, Imana yiteguye kukurwanirira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagira ngo dufatikanye dusenge, ariko ndakwinginze unkundire cyane, ubwire umutima wanjye humura. Uwiteka Imana yibutse imirimo yanjye, Uwiteka Imana yibutse urukundo rwanjye, Uwiteka Imana yibutse umuhate nagize, Uwiteka Imana yibutse imfubyi nagaburiye, yibutse abapfakazi nambitse, yibutse abo nagiriye neza. Imirimo yabera iribukwa iyo umuntu ari inkoramutima. Mana we, muri njije makumyabiri mvuko yaririmbye, yaravuze ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Aravuga ngo mpamye yuko izina ryanjye haleluya riri ku mutima we. Ubwo umwami Yesu amvugira nta mwanzi wanyirukana. Imana ishimwe cyane. Ufite umuvugizi mwiza mu ijuru, ufite umuvugizi mwiza imbere y'Imana. Nicyo gituma ukwiriye gukomera kandi ugahagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Izina ry'Imana nirihimbazwe cyane. Nagira ngo tuzamure cya cyifuzo cyawe, dufatikanye dusenge, hanyuma ubwire inkoramutima yawe Imana ishimwe. Uyibwire ngo umugaragu wawe wukunda ararwaye umere nka Lazaro. Watumye kuri Yesu aramubwira ngo ukunda ararwaye. Yarabizi ko ari inkoramutima ya Yesu, yarabizi ko urukundo Yesu akunda Lazaro rutatuma apfa ngo bamushyingure abore. Bamutumaho nawe ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo nimwumve, uwo ngo iyo ndwara arwaye ntabwo ari iyo kumwica. Imana ishimwe. Hari igihe abantu bagira ngo wapfuye, ibyawe byarapfuye, naho kumva ibyawe Imana yarabisi yemeye ko bisinzira. Ku bantu bifata nk'ibyapfuye, ariko Yesu wabifata nkaho bisinziriye. Ageze kwa Lazaro yaravuze ngo Lazaro we kanguka. Imana ishimwe. Bisono ngo ntabwo yari yapfuye, ahubwo yari asinziriye. Ibyapfuye ku bantu, ku Mana birasinziriye, kuko ubuzima bwabyo Imana izabihamagara bisubirana ubuzima mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Reka dufatikanye dusenge. Imana iguhe umugisha cyane. Najya nkwifuriza igihe cyiza aho uri, ukuboko kwiza kw'Imana kubane nawe. Imana igira ukuboko kugera mu Burayi, ukuboko kwe kugera muri Amerika, ukuboko kwe kugera muri Afurika, ukuboko kw'Imana kugira ahantu hose waba uri, inzu waba urimo, waba ukingiranye mu nzu, waba uri ku gisasiro urwaye. Ariko ndakwinginze zamura ikiganza cyawe dufatikanye dusenge. Ndumva nshaka kukubwira inkoramutima yacu irakiza, igenderera abantu, isura bera. Humura nawe ibyiza bizakuzaho. Hari umuhungu witwa Theo yaririmbye ngo hari umunsi uzacana wake. Aravuga ngo kuva umunsi imbeho izashira. Aravuga ngo umutwaro uzakuva ku mugongo. Aravuga ngo ineza y'Imana izakuzaho. Izina ry'Imana nirihimbaza. Reka dufatikanye dusenge, kandi umashaka gusengera mu izina rya Yesu. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana ifite imbaraga n'imbabazi nyinshi, Imana ikomeye kandi ikiranuka kugira ngo wayibambe. Sengeye uyu muvandimwe mu izina rya Yesu Kristo. Muramburira ikiganza cyawe gikomeye, imbaraga zawe nyinshi zimubeho. Wavuze ngo kuko wambereye inkoramutima narangiza nanjye nkagukunda. Haleluya. Aravuga ngo nanjye nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Ndatura imbaraga zikomeye ku bugingo n'ubuzima bw'uyu mumama mu izina rya Yesu. Kiganza cya marayika nikimukoreho. Dutegetse ubu burwayi buve ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Nirukanye amakuba kuri uyu mudamu, nirukanye amakuba kuri uyu mukobwa, nirukanye amakuba kuri uyu mwene data ahagaze aho yicaye. Nabona ikiganza cy'Imana, imbaraga z'Imana zimuzeho kubera kuramukunda. Mwagiranye ibihe byiza. Hari umusozi yatereye uranezerwa, hari amasengesho yasenze uramubona. Nanjye mwingingiye Imana, nubwo yasumiwe n'ibihe bikamutsikamira, ariko amaboko y'Imana nakora iby'imbaraga ku bugingo n'ubuzima bwe. Umuhe imbaraga ku buntu bwawe, wongere umugarukeho, kubera ko yakubereye inkoramutima. Mukureho uyu mwuka w'urupfu mu izina rya Yesu. Mukureho uyu mwuka w'amakuba, mukureho uyu mwuka w'abadayimoni, imbaraga z'umwijima
nizitsindwe mu izina rya Yesu Kristo, zive ku bugingo n'ubuzima bwe. Imbaraga zawe nizimutwikire. Nirukanye amajwi y'amapusi, nirukanye amajwi y'amahuku, nirukanye amajwi y'abadayimoni, abacuraguna n'abatorokera, nibave ku bugingo n'ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Maze imbaraga zawe ziteranye amagufwa, imbaraga zawe zirema umwana mu nda y'ingumba, imbaraga zawe zituma ibibero by'ingumba bicikira. Nanjye ndasenze kugira ngo uyu muvandimwe murambure ukuboko kwawe gukomeye, maze abone imbaraga zawe. Natwe tuzagukorera iteka kuko uri Imana yacu bwite, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibaho umugisha cyane, kandi turabakunda mu izina rya Yesu Kristo. Icyo tubasaba ni kimwe, ni ukugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, kandi tugume muri uyu mujisho w'amasengesho mu izina rya Yesu. Icyo nzi cyo, haranira gukomeza kuba inkoramutima y'Imana. Imana izakora ibiruta cyane ibyo wowe wibwira, mu izina rya Yesu, amen.